Hello bakunzi banje nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze fresh, nanje meze neza hano muri studio zanje nawe TV, mbahaye ikaze. So uyu munsi rero mfite isomo rigira riti niba ujya wumva uri wenyene rimwe na rimwe ukumva rwose nta muntu ufite wo kukumva, reka mbanze nkubwire ngo ayo ngaya ashobora kuba ari amahirwe yawe agiye kugufasha noneho kugera ahubwo ku nzozi zawe. So reka mbanze rero nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mwese mukomeje kudukurikira, Imana ibaha umugisha. So nanjye rero hari igihe nageze mu buzima bwanjye ntangira kumva ko ndi njyenyine. Bitewe n'iki, hari igihe ureba ukabona nta nshuti ufite, ukabona nabo wita abavandimwe ntibashobora kumva urugendo urimo. Rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko ushobora kumva ko rwose uri wenyine, uretse kuba uri kumwe n'Imana yawe, nta wundi muntu muri kumwe. Reka nkubwire ngo rero ayo ngaya ashobora kuba ariyo mahirwe yawe, ashobora gutuma ugera noneho ku buzima bwiza wifuza, ashobora kuba ariyo mahirwe ashobora gutuma ugera ku nzozi wifuza. Ibingibi rero ntago abantu benshi babyumva kimwe, ariko ndaza kubaha view yanjye yatumye numva ko rimwe na rimwe kuba uri wenyine ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi ukwiriye kugira mu buzima kugira ngo ugire iterambere rirambye. Ahangahe impamvu nshaka kubivuga gutya no kubera iki. Rimwe na rimwe akenshi hari igihe dushaka kugera ku bintu runaka, tugashaka icyo bita validity, cyangwa tugashaka kubaza abantu, tugashaka ibyo abantu bumva bakunda, ibyo abantu bashaka. Ariko I want to tell you the truth. You are alone in this world and your life is unique. Your success journey is also unique. You will never walk someone's journey. Ntabwo uzigera ugenda urugendo rw'umuntu runaka. Urugendo rw'ubuzima ni urwawe wenyine. Abantu bose bashobora kuba ari inshuti zawe pe, bashobora no kukumva neza, bashobora no kukugira inama nziza, ariko I want to tell you the truth. Igihe uri wenyine nakubwiza ukuri ko aribwo ushobora noneho ubwo kwigira inama iruta izindi zose abantu bakugira. Impamvu nuko buriya hari igihe tugerageza kugisha inama cyangwa kubaza abantu, ariko ugasanga abantu bari kukugira inama bitewe na experience bo ubwabo bafite. Nukuvuga ushatse gutangira business ukagisha umuntu inama, yaba yari business yagerageje gukora ikanga, nawe urumva inama kugira nyine ku ntibimeze. Arakubwira ati reka aho nta muntu ushimaho, byaranze byarananiranye, business is dead. None ushobora no kugisha inama umuntu udafite experience muri icyo kintu ushaka gukora, still the same, nawe akakubwira ati reka ibyo bintu se birashoboka, ibyo bintu ntago bibaho. Impamvu ndi kubikubwira no kubera iki, I started an organization. Turi muri kaminuza, hari abana benshi bari bafite ibitekerezo byiza cyane byo gutangira ama business, byo gutangira ama NGO, byo gutangira ama project, mbese ibintu biri big, byo gukora ama innovations. Ariko ndakubwiza ukuri, abenshi ntago babikomeje. Impamvu batabikomeje ni ukubera iki, hari abagishaga inama bakabaza abantu bakuru muri business, bakababwira ati ariko wagerageza, ariko dore imbogamizi ni izi ngizi, imbogamizi ni izi ngizi. Impamvu buri muntu wese akubwira imbogamizi bitewe n'imbogamizi nawe ubwe yaciyemo. Akubwira imbogamizi azi, ariko ntago abazi strength zawe, ntago abazi imbaraga wifitemo. Uko abantu bakora ibintu ntago babikora kimwe. So nukuvuga ngo we rero mu gukora ikintu cyawe runaka ushobora gusanga imbogamizi uhuye nayo atari y'umuntu runaka yahuye nayo. Ushobora no gusanga imbogamizi uhuye nayo ushobora kuzahura nayo wowe ushobora kukorohera kuyicamo. Njyewe I'm telling you the truth, hari nk'intuza nk'abantu benshi ndabizi iyo bashaka kuva muri corporate jobs cyangwa kuva mu tuzi two ku kwezi bashaka kwikorera ama business yabo, bagerageza kumva ko bashaka kubona umutuzo, freedom, bashaka kubona income yabo expanding cyangwa umushahara, amafaranga binjiza yiyongera. Ibyo ni ibintu byiza, buri wese ababishaka. Ariko abantu benshi hari igihe batinya kavuga ati ariko se ndagenda singiye kuba umushomeri, ndaba umushomeri se
imyaka 2-3. Ariko I want to tell you the truth, hari umuntu ukubwira ati okay, njye naba n'umushomeri imyaka 5, ariko as long as ko nzi ko nyuma y'imyaka 5 nzatangira kwinjiza amafaranga menshi, nzatangira kwinjiza amafaranga meza afite n'umutuzo n'umutekano. Uwo muntu ashobora rwose guhita ava ku kazi mu buryo bworoshye cyane. Ariko hari undi muntu ukubwira ati se nimva ku kazi bizagenda gute, nzabaho nta mafaranga ndi kwinjiza buri kwezi, bizakunda? Uwo muntu ashobora gufata icyemezo cyo kuguma mu kazi, kabone niyo kaba katamushimishije, kabone niyo rwose kaba ari akazi kamushyira muri stress, kamuha stress nyinshi cyane. Murabizi neza namwe muri kureba iki kiganiro, mushobora kuba rimwe na rimwe mutinya kuva mu kazi cyangwa mutinya kuva mu kintu runaka kubera kuri gutinya stress ushobora guhura nazo nyuma yaho. Rero ushobora kujya kugisha inama umuntu uri muri iyo situation, ushaka wenda kwitangirira business yawe, gusezera umukoresha wawe. Umuntu nk'uwo wananiwe kuva mu kazi, nta yindi nama afite. Inama afite ni nk'ibyamubayeho, ariko ntagazi ko ushobora kuba uri umuntu utandukanye, ufite n'izindi mbaraga, ufite n'andi mahirwe mu buzima wadafite. Umuntu rero bifata ko akugira inama bigendeye kuri experience yahuye nayo. Ntabwo umuntu akugira inama bitewe we n'ubuzima bwawe ubayeho no kubayeho. Ya umuntu akugira inama bitewe n'amakuru afite mu kintu runaka. Impamvu ya kabiri ukwiye kuba wenyine nayo ni ingenzi kandi irakomeye cyane. Impamvu ya kabiri ukwiye kuba wenyine nuko ukwiriye kumenya ko rimwe na rimwe abantu bakugira inama bakagufasha gufata ibyemezo, hari igihe nta bumenyi baba bafite, ariko hari n'igihe aba atari ubugome, ahubwo hari igihe aba ari abantu bashaka kukurinda. Ahangaha ndaguha urugero nk'umubyeyi wawe. Umubyeyi wawe, abavandimwe bawe, ndetse na bamwe mu nshuti zawe, abo ngabo ni abantu bagukunda ndetse bahora baguhangarikiye ko batifuza ko hari ikintu kibi cyakubaho. So rimwe na rimwe rero mu buzima hari igihe ugira ngo wenda ugiye kwifatira icyemezo runaka, wenda ni business uyitangire, ni akazi ugahindure. Hari n'igihe usanga wenda akazi ufite kugira ngo ubone kandi keza ari uko ushobora kuva kukuriho. Ariko abantu nk'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe bashobora kuvuga ati yawe urapfuye urabera rangiye, ntabwo uzongera kubona akazi. Ariko se I want to tell you the truth, biragoye kubona akazi ufite akandi. Ariko udafite akazi hari n'igihe abantu bamenya ko utagafite bakaba banakurangira, bakakubwira, bakaguha amahirwe, ariko kubera ko bakubonye. Ariko se niba byuka ujya ku kazi, you never know, even your neighbor ashobora kuba afite akazi ashaka gutanga ariko atabizi, kubera ko byuka ujya mu kazi nta n'umwanya ubona wo kugashaka. So rero ndagira ngo umenye ko rimwe na rimwe hari igihe abantu batugira inama cyangwa bakadufasha gufata ibyemezo bipfuye kubera ubwoba n'igishyika badufitiye, bitewe nuko bashaka kuturinda ibyago byatubaho. So rimwe na rimwe rero, rimwe na rimwe icyo kirakwereka ko kugaruka kuri cya kintu navuze mbere, kuba uri wenyine bishobora kuba ariyo mahirwe ugiye kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza kurushaho. Kuba uri wenyine ahangaha ntabwo ndi kuvuga ngo wigire inshuti, hoya zigire. Ariko rimwe na rimwe nujya gufata ibyemezo, ugisha inama we wabanze kwifatira ikigukwiriye, ugisha inama wenda mu gushyira mu bikorwa, ariko gufata umwanzuro ubanze urebe ko ari wowe uri kwirebaho bwa mbere. Ubanze urebe ko nawe mbere yo kugisha inama hari icyemezo wifatiye, kubera ko nugendera ku byemezo by'abandi, bamwe bazakugira inama bitewe na experience bafite, bamwe bazanakubeshya bitewe nuko wenda badashaka gutera imbere. You never know, some people are bad friends, right? Some people are bad friends. So ariko abandi nanone bashobora kukugira inama cyangwa bakaguca intege mu kintu washakaga kugeraho, bitewe n'iki? Bitewe nuko bagufitiye impuhwe, batifuza ko hari ikibi cyakubaho. Ndabyibuka ko yazi namaze nta n'umushahara ngira,
ariko hari abantu umuntu agiye kuva ku kazi rwose abantu barambwira ati oya uragiye se uragira ngo bigende gute, kugeza aho umunsi umwe narasezeye. Inshuti zanjye zirabizi, ndabizi harimo n'izireba Njye Nawe TV. Umunsi umwe narasezeye rwose, nimugoroba bahita bantumira tujya ahantu mu karesitora twakundaga kujyamo. Abantu baricara batumiza ibyo kurya, turicara, barambwira ati wakwihanganye ejo ukaza ugasaba imbabazi. Narababwiye ati oya ntabwo bikora gutyo, kubera ko nari mbizi neza ko inama bari kungira ntabwo ari inama mbi, ariko bari bamfitiye impuhwe nk'umuntu w'umujene babona uretse akazi kandi batazi ko nshobora guhita mbona akazi vuba. So rimwe na rimwe rero ibyo ni ibintu bibaho mu buzima, ariko bisaba ngo icyo cyemezo ugifate uri wenyine. Bisaba ngo niba ubonye amahirwe yo kuba uri wenyine mu gihe runaka, bitewe n'uko abantu batari kumva next step yawe mu buzima, ntabwo ari ngombwa ko bayapuruvinga. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bakwegere bavuga ati yes go. Ntabwo uri gusaba uburenganzira ku buzima bwawe, ahubwo ubuzima bwawe ni wowe ushobora kubuhereza inzira. So my dear friend, I thank you so much. Abantu mwese mukomeje kudukurikira, Imana ibahe umugisha. Ni Amani nk'ibisanzwe kuri Njye Nawe TV. Let's go.